ihame ry'umunsi. Ihame rya kabiri ryakugeza ku butsinzi ni ukumenya uburemere bw'inzozi zawe. Inzozi nkubwira si za zindi urota usinziriye, ahubwo inzozi nkubwira ni za zindi zikubuza gusinzira. Zimwe zikubwira ngo utari wabigeraho ntabwo ugomba gusinzira, utari wagera ku cyo ushaka. Izo ngizo iyo umuntu azifite ntabwo afata icyo abonye kuko abazi icyo ashaka. Reka nkubwire mwene data wowe unkurikiye, ntabwo abantu bakomeye mu isi ntabwo batangiye bakomeye ahubwo barabiharaniye. Ntabwo batangiye bakomeye ahubwo barabiharaniye birangira bakomeye. Hari uwacu wavuze ngo nihamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Bibiliya iravuze mu gitabo cya Samweli wa mbere igice cya 17 umurongo wa 36 haravuze ngo nuko ubwo umugaragu wawe yishe intare n'idubu. Umva Dawidi atangiye yica intare n'idubu. Uwo Mufilisitiya utarakebwe nazapfa nk'imwe muri zo. Umva we Dawidi atangiye yica intare n'idubu, none birangiye agiye guhangana n'igihangange cy'Abafilisitiya cyitwa Goliyati. Uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire hagaciro inzozi ufite. Menya uburemere bw'inzozi ufite, nuryame utari wazuzuza. Umuntu uzi icyo ashaka ntago aryama atari yuzuza inzozi afite. Uraryamye uryamanye iki? Haguruka umva urwane kubera uzi agaciro k'inzozi ufite kandi uzi n'icyo urwane. Soje nkubwira ngo menya uriwe kuko biri muri bimwe bigize amahame. Shalom.